Ibihugu byinshi usanga umukwe n'umugeni bapanga ubukwe bakabushyira ku murongo, igihe kikagera ubukwe bugataha, ariko mu gihe ubukwe buba ugasanga hari abasore babona batindijwe no gutaha maze ngo batahe bakurikizeho igikorwa cyabo nyine. Yego siko bose agatima kaba kari kugutera akabariro, ariko ni abantu bake ushobora gusanga mu gihe cyo gupanga ubukwe bitaye ku bizakoreshwa n'uko ubukwe bwabo buzagenda, niba kubita agatima ko nyuma y'ubukwe azakurikiraho kureba ako bamaze igihe bapfundikiye. Ngende Diane Mahirwe, iyi ni Story House. Uyu munsi mu kiganiro cyacu cya none tugiye kurebera hamwe ibihugu bya mbere bifite couple zitarara zidateye akabariro ku munsi wa mbere w'ubukwe. Ubushakashatsi bwakozwe kuri couple 980 zo mu bihugu bifite abaturage benshi kugira ngo harebwe niba batera akabariro ku munsi wa mbere w'ubukwe, bwagaragaje 10 bya mbere babikora ku munsi w'ubukwe ndetse n'ibya nyuma batabikora. Igihugu kiza ku mwanya wa mbere ni Finland, aho 89% bya couple batera akabariro ku munsi w'ubukwe, aho bikekwa ko baba biterwa n'ikirere gikonja bigatuma abageni bihutira kujya mu buriri y'ibirori birangiye. Misiri iraza ku mwanya wa kabiri, aho abashyingiranwe bagera kuri 88% batera akabariro ku munsi w'ubukwe, mu gihe 12% bo batabikozwa. Bivugwa ko kubera ubushyuhe buba mu Misiri iyo ubukwe burangiye abageni bumva bakuramo imyenda, ari nabyo bituma badashobora kurara badakoze icyo gikorwa. Ku mwanya wa gatatu turasanga abanyabrazil, dore ko bazwiho kugira amaraso ashyushye cyane, baza ku mwanya wa gatatu mu bihugu 10 bya mbere, aho 89% babikora ku munsi wabo wa mbere bahawe uburenganzira bwo kwitwa umugabo n'umugore. Ku mwanya wa gatanu kuri urutonde rw'ibihugu abageni babo badashobora kurara badateye akabariro turasanga Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ifite 86%, dore ko iki gihugu kigizwe n'abayisilamu benshi bakaba bazwiho gukunda abagore cyane, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite 78% yiri ku mwanya wa 10 mu bihugu bya mbere byakoreho ubushakashatsi bya couple zitirindiriza indi minsi. Mu bihugu biza ku mwanya wa nyuma habanza Australia, 36% by'abashyingiranwe aribo bonyine bakora imibonano mpuzabitsina ku munsi w'ubukwe, mu gihe abandi 64% bakomeza kwishimana n'inshuti n'abavandimwe, ikabanzirizwa n'Ubuyapani ndetse n'Uburusiya. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko impamvu hari ibihugu birimo couple zidakunda gutera akabariro ku munsi wa mbere w'ubukwe ari ukubera igihe kinini baba baramaze bategura ubukwe, ku munsi nyirizina benshi bakirirwa bahagaze babyina, ubukwe bukarangira abageni barushye cyane, ubukwe bwarangira nibatera akabariro hatitawe ku buryo baba barakundanye cyane. Indi mpamvu ni uko ibinyobwa abageni baba bafatiye mu bukwe birimo n'imisemburo bishobora gutuma abageni badatera akabariro kuri uwo munsi, ahubwo bakabikora ku munsi ukurikiyeho kubwo kunanirwa bagahita biruhukira. Ikindi kandi ni uko ngo abageni bategereza kubikora mu gihe cya nyacyo kibanogeye, bitewe n'uko ku munsi w'ubukwe baba bashaka gukomeza kwishimana n'inshuti zabo cyane, ko abenshi baba bazajya mu kwezi kwa buki kuri inshuti zabo. Kimwe n'uko ngo hari abandi baba basanganwe igihe kinini n'ubundi baba bari kumwe, bituma batumva bafite amashyushyu yo gutera akabariro, kandi n'ubundi baba basanzwe babikora bamenyeranye. Iyi ni imwe mu mpamvu ikunzwe gutangwa cyane na hano mu gihugu cyacu, aho usanga iyo ubajije abasore bamwe bagusubiza ko ntacyo baba bihutira, kandi ko n'ubundi naho biba biri bujye ngo kuko baba bagiye kubana bakajya bahorana. Umusore umwe mubona abajije yansubije ati njye ntacyo abakinyirukansa, abasanzwe ari girlfriend wanjye n'ubundi twaba twaragerageje gato, rero twamanza tukaruhuka, ubundi umunsi ukurikiyeho tumeze neza tukabona gutangira iki gikorwa. Ndakeka rero hari n'abandi babitekereza ukwabo, nawe ubaye ufite igitekerezo wakidusangiza muri comment. Iyi ni Story House, kanshimira wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, reka nkusabe kuyikora kugira ngo tujye dukomeza kubana. Imana ikomeze ibarinde.